gisha inama Imana utarazenguruka inshuro nyinshi mu butayu, ufate igisubizo cyawe hakiri kare. Gisha inama Imana utararemererwa n'iri zuba riri mu butayu. Tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Turabasuhuje ubwoko bw'Imana, abakozi b'Imana, abanyamasengesho, abakristo bagenzi banjye, Imana umugisha. Tubahaye ikaze hano rero kuri Agasuda TV. Ni channel ikunze gutambukizwaho ibiganiro byo guhwitura umukristo kugira ngo abeho atunganye muri iki gihe cy'ubuhenebere bukabije, muri iki gihe cyo gukora Kristo, gusubira inyuma kw'abizera, muri iki gihe twegereje impera zo gucungurwa k'umwana w'umuntu. Uyu mwanya twongeye kubaha ikaze kuri iki kiganiro Imana yaduteguriye. Ube hafi rero, kandi turagusaba kugira ngo uyu mwanya wawe utanze uri kubera imfabusa, ahubwo urusheho kuba maso kugira ngo umenye icyo ukwiriye gukora muri iki gihe. Uyu mwanya rero hari indi topic Imana yadufashije kumenya kugira ngo tubashe kuyibagezaho. Nicyo gitumye muri aka kanya twongeye gufata umwanya kugira ngo tuyibabwire. Imana hari ibyo ushaka wowe, hari ibyo ushaka kumenya, hari n'ayo ushaka gufungura. Bakundwa bene data, tugiye kuvuga ku banyamasengesho, tugiye kuvuga ku bantu basenga Imana, hari ibyo bari kuyisaba, hari ibyifuzo bafite. Uyu munsi niyo topic dufite yo kuvuga ku bantu b'abanyamasengesho bafite ibintu basengeye Imana, basenze Imana bayisaba, ariko na n'uyu munsi bakabona bitarasohora. Uyu munsi rero hari uburyo Imana isubiza abantu, yasubije abantu, ariko bantu ntibabona ibisubizo Imana yabahaye by'ibyo bayibajije. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe n'iki gituma abantu batabona ibisubizo Imana yabahaye by'ibibazo bayibajije. Ntujye kure rero kugira ngo utaza gucikanwa muri uyu mwanya w'Imana yaguteguriye, mwene data mukundwa. Rero ijambo tutari busome, kuko murabizi ko sisitemu yacu ni ukugira ngo wumve cyane kuruta kubona. Kuko iyo wumvise, muri wowe niho habamo imbaraga zo gukomera, muri wowe niho habamo imbaraga nyinshi z'uburinzi. Rero twagombaga kureba Aburahamu kiriya gihe yagiye gutanga umwana we, kuko nidufata umwanya wo gusoma, urabona uri gukoresha interineti, kandi kenshi twebwe twizera ko ukomeye n'uworoheje ubutumwa azabwumva. Niyo mpamvu rero hari uzaba ufiteho interineti nkeya, hari uzaba ufiteho interineti nyinshi. Ikibanze rero ni uko abantu bumva ubutumwa twabateguriye. Imana iduhanurisha. Uyu mugabo, hari abantu benshi bagiye basenga Imana, bamara gusenga Imana, Imana ikabaha ibisubizo by'ibyo bayibajije, ariko bo tuvuga urugero akazi, ni gusengera akazi, Imana iguha akazi, ugasenga, oya Imana iguha amafaranga, ugasenga, ariko iyo dusenga Imana ntabwo tuba tuzi uburyo iri budusubizemo, ntabwo tuba tuzi uburyo turi bubone Imana amafaranga. Noneho ugasenga, Imana ndashaka amafaranga, ibitekerezo byawe bigahita bicira Imana inzira akazi, sibyo? Noneho wowe ukakurangamiye akazi, mfite amafaranga make, nta mafaranga afite, amafaranga nzayakura he?
noneho icyo kibazo uhora witega imbere, ukaza kwicara ukavuga ati amafaranga kandi ava mu kazi, ugasengera akazi, Imana amakazi, Imana amakazi, Imana amakazi, ugahora urangamiye akazi aho kurangamira Imana iri buguhe cya kintu wayibajije. Ugasanga rero Imana ikoze plani y'uburyo ugomba kuzamuka, y'uburyo ugomba gutera imbere, yamara kuyigukorera ikayitereka iruhande rwawe, noneho bitewe n'uko urangariye akazi, bitewe n'uko urangariye amafaranga runaka, bitewe n'uko hari ibintu byinshi urangariye, hari imishinga urangariye, Imana imishinga n'izageza aho ushaka kugera, ibyo ngibyo bigatuma utabasha kumenya cya gisubizo Imana yagusubije. Bene data bakundwa, Imana ifite imbaraga, ifite ubwenge bwinshi bwo kuguhereza, ifite buri kimwe cyose cyo kugira ngo ibashe kugira ikikuremera, ibashe kugira ikigukorera, ariko abantu benshi ntabwo bazi ko Imana ikirema, nabwo iracyarema, iracyafite inzira nyinshi zo kugucishamo kugira ngo ugere kuri icyo gisubizo cyawe. Yesu atugirire neza. Noneho muri uko gusenga kwawe, twari turimo tuvuga gusengera amafaranga, urimo urasengera amafaranga, urimo urumva ko byanga byemera Imana izakoresha diaspora akaguhereza amafaranga, izakoresha umunyamahanga cyangwa umuzungu akumva ibyo uri kuvuga cyangwa se akakubona akakwishimira, abantu benshi nibwo buryo bizereramo, ariko ntabwo ari byo. Imana ifite uburyo bwinshi bwo gukoresha kugira ngo ibashe kuguha cya gisubizo cy'ikibazo wayibajije. Yesu atugirire neza. Bene data, Imana iratangaje, Imana iratangaje cyane. Ishobora no kukubwira ngo ucuruze umuneke, iriya mineke mubona urigura 5, urigura 200 iragura Michel, cyangwa se iri isanzwe ya Zafia zigura zigura 50 cyangwa gutyo, cyangwa se twatuneke dutoya tundi, urabizi ko kagura amafaranga make cyane, urabizi ko ndumva nta kariya gaseri ntabwo kagera mu 2,000 cyangwa 3. Yesu atugirire neza. Iyo ni inzira y'Imana rero, nshaka kukwereka ko birashoboka, imbere y'Imana byose birashoboka. Amen. Noneho Imana igafata sisitemu y'imineke ikayishyira iruhande rwawe, kuko izi neza ko ubushobozi ufite. Iyo mineke utayigura ngo uyirangure uyicuruze, irabizi ko ubushobozi ufite. Ushobora kurangura akadobo k'inyanya kamwe gato, Imana ikakagura. Haleluya. Umunsi umwe ngo Aburahamu na Loti ngo abashumba babo barashyamiranye, noneho ngo Aburahamu aravuga ati se kuki turi gushwana kandi turi abavandimwe? Bari bafite intonganya zituruka mu bashumba, ariko uyu mugabo Aburahamu arangije aravuga ati here kubaho ikibazo cyadutandukanye kandi turi abavandimwe, ati none ndakwinginze ngwino uhitemo muri iki gihugu giturukira imbere yacu, uhitamo kugira ibumoso ngendanye iburyo. Noneho ngo Loti aritegereza abona Sodomu ngo ni ikibaya cyiza cyane, ngo cyari ikibaya cyiza cyane kibereye amatungo, mbese gifite ubuzima bwiza. Imana itugirire neza. Uyu Loti ntiyamenya ibanga ry'ibizaba inyuma y'icyo kibaya, ariko arakibona gitoshye none, ariko ejo ntabwo azi ngo bizagenda gute. Mana twigishe. Loti rero ahitamo, ariko Aburahamu yari afite confidence kuko yari yiringiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Noneho uyu Aburahamu arangije Loti amaze guhitamo i Sodomu, ngo Aburahamu nawe ahitamo ajya ahandi nyine, ariko ho hatari habereye amatungo, ariko ajyayo. Nyamara Imana yamuhaye umugisha aho yari ageze. Ntabwo rero ko Imana yaguha umugisha ariko washoye amamiliyoni y'amafaranga,
Ntabwo kuba Imana yagumugisha ari uko ufite imbaraga, ari uko ufite ibintu byinshi byakurura abantu bakakwitegereza bakagukunda. Oya, Imana ifite ubushobozi bwinshi bwo kugutoza no gutoragura amabuye cyangwa amashashi. Wamara gutoragura amashashi wagera hariya akakubyarira umusaruro. Ubwo bushobozi Imana irabufite. Ntimutinye yemwe bizera, yemwe bakristo, dore impamvu ibisubizo byanyu biri iruhande rwanyu ariko ntimubibone. Hari udupuwe mwamaze gushyiriraho Imana. Ndashaka akazi muri minisiteri, ndashaka akazi aha, ndashaka akazi kameze gutya, ndashaka amafaranga ya nayo. Kandi nyamara aho kugira ngo mubwire Imana ati Mana ni gute nabona iki, ni gute nabona iki, bigatuma cya gisubizo kiri iruhande rwanyu mutabasha kucyakira kubera ko ari byo murangamiye. Mwabwiye Imana ndashaka akazi muri minisiteri kuko mbona nibo bazampa amafaranga menshi, aya ngaya niyo azanzamura, bigatuma hari ibisubizo mutabona kandi nyamara Imana yabishyize iruhande rwanyu. Yesu atugirire neza. Ndagira ngo mbamenyeshe uyu Aburahamu yataza kwiringira Imana, yagombaga kureba Sodomu ukuntu imeze akavuga ati oya Loti, ntabwo nakwemera ko ujyana kiriya gihugu cyose, nanjye ndashakaho n'uwenda agace gato hano n'akandi hari abantu bameze gutyo. Ariko ibyo byose ni ukutamenya imbaraga z'Imana zigendana nawe, ni ukutamenya ubushobozi n'ububasha bw'Imana bugendana nawe. Bene data ndagira ngo mbibutse ko ibi byose mubona ku isi Imana niyo yabishyizeho. N'aba banyabwenge mubona Imana niyo yabaremye, irangije icyo yakoze yabahishuriye sisiteme y'icyo bagomba gukora kugira ngo bagire ibyo bageraho. Yesu atugirire neza. Ibi byose by'abanyabwenge bakora binezeza Imana kuko bituruka mu bushake bw'Imana. Ibi ngibi Imana yabisizeho kugira ngo natwe tubibone, tubihishurirwe. Ariko nta mwanya dufite wo kujya imbere y'Imana, nta mwanya dufite wo kubana n'Imana, nta mwanya dufite wo kugisha inama Imana. Ahubwo umwanya dufite ni wo kubwira Imana ngo Mana kora ibi, Mana mpa kariya kazi, Mana mpa ruriya rugo, Mana nk'umugabo ufite akazi, Mana nk'umugore ufite akazi uhemba amafaranga ya nayo, Mana nk'umugore umeze gutya, nk'umugabo umeze gutya. Ibyo bigatuma tudahishurira umugambi w'Imana. Bene data bakundwa, iyo umuntu ari mu bushake bw'Imana uko yaba ameze kose, Imana igica inzira akagera ku cyo ashaka kugeraho. Ariko ikibazo iyo wamaze kuvuga ngo Mana ntibinini kuko mbona ari byo nkeneye mu buzima bwanjye, icyo gihe niyo mpamvu Imana igusubiza igisubizo kizakugeza kuri iyo nzira ntukibone kuko hari ibyo urangamiye. Yesu atugirire neza. Muri ubwo burangare bwawe rero ugakomeza usenga utakaza umwanya wawe kandi igisubizo cyaje kare kiri iruhande rwawe. Icyo usabwa ni kimwe gusa, urasabwa kwegera Imana ukayibaza nabyitwaramo gute, nabigenza gute kugira ngo mbashe kugera ku cya gisubizo. Mana tugirire neza. Umunsi umwe Abisiraheli bari kuva muri Egiputa berekeza i Kanani, bahuraga n'ibikomeye byinshi mu rugendo rwabo, ariko Mose wari uri hamwe n'Imana ntabwo yigeraga ahangayikishwa n'ibikomeye byari imbere yabo, bitewe n'uko yumvaga neza ko Imana hari icyo igiye kurema mu kanya. Yesu atugirire neza. Nawe hari icyo Imana ishaka kukuremera, hari icyo Imana yasize iruhande rwawe cyo kugeza ku nzira iri bugire icyo ikuremera, ariko kugeza kuri iyi saha hari ibikurangaje biri gutuma udasatira icyo Imana yaguteguriye. Tuvuge urugero Imana yaguteguriye muri uwo muneke ufite urugero ufite igihumbi, kandi Imana iri kubona imbaraga zawe z'icyo gihumbi hari ikigiye kuzihinduramo kibasha kukugirira umumaro. Mwene data wijya kure, aho hafi yawe hari igisubizo.
amen. Noneho ntumva ko ufite igihumbi, twafashe urugero ku muneke kuko niwo abantu bose bazi. Nta muntu n'umwe utazi umuneke ko hari burasemani, ntawe utabizi. Ariko Imana yasize iruhande rwawe agapuwe ko kuzamurwa n'imineke kugira ngo ugere kuri ya mafaranga urimo gusaba Imana. Wowe icyo usabwa no kubaza Imana, mbese mbigenze nte kugira ngo ngere kuri kiriya gisubizo. Haleluya. Icyo nicyo kintu ugomba gusengera mwene data, mbigenze nte kugira ngo ngere kuri kiriya gisubizo. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo Mana mpiri kugira ngo ngere kuri kiriya gisubizo, Mana mpa akazi gakomeye kugira ngo ngere kuri kiriya gisubizo. Egera Imana uyigishe inama, mbigenze nte kugira ngo ngere kuri kiriya gisubizo. Kandi bakundwa bene data, icyo Imana ikora idushishikariza ni ukubana nayo, gukunda ubushake bwayo, kuyihanga amaso n'icyo Imana idushakaho. Noneho rero iyo ibonye wowe hari ibindi bikurangaje, urimo urajya aha, urimo urajya aha, uri muri izeri, mu kanya k'izeri, Imana irashaka ko umenya ubushake bwayo, umenya imbaraga zayo. Niyo mpamvu urimo urayisaba ikagusubiza, ariko ikagusubiza ntikubwire ngo igisubizo cyawe kiri hariya, ahubwo ikavuga mbanza unyegere, muyegere, muyigishe inama, ibasobanurira aho ibisubizo byanyu yabishyize. Bakundwa bene data, hari igisubizo cyawe yasize iruhande rwawe, hari igisubizo Imana yasize mu baturanyi bawe, hari igisubizo Imana yasize mu kazi ukora, hari igisubizo Imana yasize mu nzira. Ariko si iyo nzira uramenya ari iyihe, uramenya uri buce mu yihe nzira kugira ngo utoragure twa dufaranga duke ugiye gutangiza cya kintu kiramugeza ku mugambi w'Imana ukomeye cyane. Uramenya uca mu yihe nzira, ko inzira ni nyinshi muri iyi si, ko hari utuyira twinshi tujya mu bipangu by'abantu, tujya muri karitsiye runaka, tunyura mu mashyamba, tunyura mu migezi, tunyura mu mabuye, tunyura mu binombe, ahantu hatandukanye. Bene data, muramenya inzira muca kugira ngo utoragure biriya bintu Imana yashyize imbere yanyu ho mugiye guca, muramenya n'ibindi. Nyamara muri ayo mahuriro y'inzira, Imana igiye kurangira inzira ugiye kunyuramo. Hari uko ubona nta gisubizo ufite, ni umunyabwenge, uregera Imana kandi igisubizo cyawe irakubwira ati nyura muri iyi nzira uragera mu gisubizo cyawe. Imana itugirire neza. Uyu mugabo Mose rero yarangwaga no kugisha inama Imana. Umunsi umwe ngo bageze ku nyanja, Imana irababwira ngo mubambe amahema aho ngaho. Bamaze kubamba amahema aho ngaho, bamwe batangira kuvuga bati hano ntabwo turi buhanyure. Nyamara iyo twigumira muri Egiputa nta kintu twari kuba. Abantu baho bamwe babonye inkomanizo z'imiryango basigaho amaraso, bahise bavuga bati Imana ikorera mu bifatika, none dore ibifatika ntabwo dufite, nta bwato dufite, turambuka dute? Aba bantu turabambutsa dute? Tugiye gupfa twese dushirira aha ngaha. Mana, turagusabye ongera uduhe inzira yo gusubira muri Egiputa, ongera uduhe inzira yo gusubira kwa Farawo, dufashe imbaraga ziza kutugeza kwa Farawo, twakoze urugendo runini twananiwe. Mana, ongera udufashe twongere dusubire muri Egiputa. Aba bantu basenze isengesho barangwa no kwitotombera Imana, kuki itakoze ibi, kubera iki itabikoze, kuki twahuye n'aya makuba Imana ikatwihorera, yari irihe? Nta bushobozi yari ifite. Iri sengesho ni ribi cyane mu buzima bwawe. Ntugacire Imana inzira, ntugashyirire Imana imbago, kuko ni Imana yihagije muri byose.
nzi abantu benshi bagiye bazamurwa no kuririmba indirimbo, kuririmba gusa. Hari n'igihe aririmba indirimbo y'abandi bantu atari we wanayihimbye, ariko Imana ikabimuzamuriramo ikamuhesha n'umugisha. Ese wowe nta kintu ufite mu by'ukuri Imana ishobora gukoresha? Ese mu ngingo zawe ufite utekereza ko nta rugingo na rumwe Imana ishobora gukoresha ikabasha kuguha umugisha? Mwene data, mu ngingo zawe ufite uramenya n'uruhe rugingo rukenewe kugira ngo Imana iguhe umugisha? Se ni ukubyina, se ni ugukoma amashyi, se ni uguseka, kureba ushobora gutuma Imana ibihinduriramo bikaguhesha umugisha ukagera ku kintu urimo gusaba Imana, ariko uramenya n'uruhe rugingo rukenewe, uramenya n'iyo karitsiye ikenewe kugira ngo uhure n'icya gisubizo cyawe, uramenya n'uwuhe musozi ukenewe, uramenya n'uwuhe murima ukenewe kugira ngo ujye kuwuhinga ubone igisubizo cyawe. Umunsi umwe rwa mugabo wari ufite ubukwe, nta kintu afite, akora ubukwe, Imana yamubwiye akora ubukwe, biragenda, impano ajya gutira kuguza, bamukopa inka ajya gukwa. Ariko Imana yari yaramukoresha. Hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo Imana yatubwiye, ariko murasabwa kuba maso kugira ngo bya bindi Imana yababwiye ibashe kugera aho ishaka kugera. Kuko hari igihe tubwira ikintu ariko ntitubwire aho ishaka ko tugera, ariko ikatubwira cya kintu gusa. Ayo makuru tukaba tuyafite ariko tutazi aho Imana ishaka ko tugeze. Imana itugirire neza. Uyu muntu rero iyo amaze kubwirwa icyo kintu, Imana ikatangiza uwo mugambi wo kucyinjiramo, we iyo ageze imbere agahura n'amakuba atangira kwitotomba, nyamara hari igisubizo kiri iruhande rwe ariko atakizi. Imana itugirire neza. Uyu mugabo rero bakora ubukwe, urumva yari abikoze mu bintu bigoye cyane, ariko muri we yari afite kwizera gukomeye, yari afite kwizera kumurimo kudasanzwe. Uyu mugabo amaze gukora ubukwe, impano bamukopye, iki byose bakoze inama y'ubukwe, akajya ababwira ati ngewe impano ndayifite, yiri hehe ko tutaribona, yiduhe, umunsi w'ubukwe uragera. Ugeze umunsi w'ubukwe baramubwira ati zana ya mpano. Arasenga aravuga ati Imana, noneho bigenze gute ko igihe gisohoye? Izo ni imbaraga z'Imana, ngo ni ububasha bw'Imana. Haleluya. Noneho uyu mugabo amaze kujya iruhande muri tuwarete asenze Imana, ngo aho ngaho hari umukire waje, aravuga ati ndikumva ngo muri kuvuga ngo mufite ikibazo cy'inkwano, njye mfite inka, njye kuba mbahaye imwe ariko muzayishyura. Abwira abantu ngo tuzayishyura, tuzayishyura. Ariko uwo muntu nta mafaranga yari afite, ya nka barayimuhaye ajya gukwa. Avuye gukwa, igihe kiragera, ubukwe buraba, nta kintu afite, birakunda, biragenda. Hano hari ibintu bibiri. Hari abantu bakora ubukwe muri ubwo buryo atari Imana, batavuganye n'Imana, bagakoza ababyeyi b'abisoni, bagakoza abaturanyi b'abisoni, bagakoza insengero zabo isoni, bagatuma abantu bavunika cyane. Aba nabo babaho, ariko iyo urebye aba baba bakoreshejwe na Satani, ntabwo baba bakoreshejwe n'Imana, kuko babikora bitotomba. We yabona yakoze bwa bukwe akumva ko nyine Imana yamuhaye umugisha, ariko ntamenye ko inyuma ye hari amarira menshi, hari intonganya nyinshi, hari abantu benshi bagiye kuva mu byizerwa, kuko bari kuvuga ati uriya dore ibyo yadukoreye.
kandi twarasengaga. Bene data bakundwa, ndagira ngo ibyo mukora byose nubwo abantu babona bigayitse, ariko bibi bivuye mu mugambi w'Imana, icyo gihe namwe muzakomera kandi imbere bizagirira umumaro abazabyumva. Iyo niyo ntego y'Imana. Yesu atugirire neza. Kwizera Imana kwawe kwereka uko kuyizera mu bifatika, ahubwo kuko kuyizera n'igihe nta gifatika gihari, umenye neza ko Imana ishobora kurema igifatika giturutse mu ijambo ryayo. Imana ishimire neza. Uyu mugabo rero ngo Imana amaze gukora ubukwe hashize igihe, Imana iramubwira ati rero hari ikibazo cy'amadeni ufite, wibuke ko n'inkwano ntayo wishyuye, ayo mafaranga ntabwo wayishyuye. Njyewe aduye ubuhamya, numvaga ko buriya ya nka uwa muntu yamuhaye yamuhereye umuntu, ariko Imana yakurikiranye rya jambo. Imana uwa muntu yamubwira ati uzayishyura. Imana itugirire neza. Noneho iramubwira ati rero urabizi ko ya nka ntabwo ari iyawe, ugeze igihe rero ko wishyura ya nka y'abandi. Umukristo mwiza arangwa no kubahiriza amasezerano yagiranye n'abantu. Ntabwo umukristo ari uwo kuremerera abantu cyangwa bahonyore nawe yuza yikomereza urugendo. Ibyo ntabwo ari byo Imana igambiriye. Irashaka ko ijambo wavuganye n'umuntu ugomba kurisohoza. Niba uyu muntu amubwiye kuri bumukorere iki, ugomba kugikora kuko wabyemeye mu kanwa kawe n'amagambo yawe. Niyo mpamvu bavuga ngo, niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ariko mu magambo yawe havuyemo ijambo ngo Yesu Kristo ni umwami. Ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, ikagutera kuvuga ya magambo ngo Yesu Kristo ni umwami, uzakizwa. Murinde akanwa kanyu rero, murinde amagambo yanyu, murinde ibitekerezo bya ikintu cyose wavuganye n'umuntu ugomba kugishyira mu bikorwa. Yesu atugirire neza. Uhereye kera kose Imana yubahirizaga amasezerano twagiranye n'abantu. Mu minsi yashize mperutse kubabwira ku mugabo witwa Balamu, ku Imana yahanganye n'amagambo ava mu kanwa ka Balamu, ntiyatuma avuga ijambo riri ku Bisiraheli, nuko yari izi neza ko amagambo avuye mu kanwa k'umuntu igomba kuyashyigikira. Nicyo cyatumye rero itemera ko mu kanwa ke havamo amagambo. Haleluya. Noneho mu gihe uhuye n'ibibazo, mu gihe uhuye n'ibigeragezo, wumva ushaka kuva ku Mwana, muri wowe ntakabemo ijambo rivuga ngo Imana imaze iki, ahubwo ujye uhita ushaka nk'akaririmbo kamwe, cyangwa se uvuga ati Imana irakomeye. Igihe uzajya wumva mu mutima wawe harimo izo ntambara, ujye uhita watura amagambo uvuga ati Imana irakomeye, Imana Yesu arakomeye. Uzajya uhita ubona imbaraga zidasanzwe zo kugufasha kuva muri ako kaga waruguyemo k'amajwi ya Satani yatangiye kukongorera. Uyu mugabo rero Imana irangije amubwira ati ugomba kwishyura iriya nka, ugomba kwishyura rero amadeni yose wafashe, urazi ko nta kintu na kimwe wishyuye. Aravuga ati ngaho rero nanzi ko wabimereye umuntu, nzabyishyura se mbikuye. Yati biroroshye. Hari umurima wari uri aho hafi muri karitsiye ye, ngo habagamo amafuku. Abantu bataza ifuku ni akanyamaswa kameze nk'imbeba, ariko kandi si imbeba kuko nta nubwo kagira umurizo, ko kimba mu butaka hasi kakibera mu mwobo. Noneho iyo uhinze nk'ibijumba cyangwa se iriya myaka y'ibishora imizi mu butaka ikerera mu butaka, karagenda kagacukura kakajya iruhande rw'icyo giti kakayirya.
noneho ukajya ubona igiti kirahagaze kandi munsi nta musaruro urimo, yafuku yarawuriye. Abantu bahinga ibishyimbo ifuku zikabirya bikarumba. Uwo murima rero abantu ntabwo bari bakiwukodesha kuko wari urimo amafuku menshi cyane. Izo ni imbaraga z'Imana bakundwa bene data. Iruhande rwabo hari igisubizo cy'icyo wabajije Imana. Niyo topiki y'uyu munsi. Imana irangije iramubwira ati genda ukodeshe uriya murima uwuhinge. Aho abantu bananiwe kwereza imyaka, wowe genda ari gukorera. Aho abantu bahinze ntibeze, wowe genda bari gukorera. Aho abantu bacuruje bagahomba, wowe genda bari gukorera. Mana tugirire neza, ariko ntabwo ngutumye ngo ujye gukora ibi, ahubwo banza usenge Imana kugira ngo abe ari kohereza aha hantu, kuko nuhiyohereza uraza kuhahomberana. Ariko utegereza ijwi ry'Imana rikubwira ngo genda ujye gukorera hana, genda ukore ibinyura hana. Yesu atugirire neza. Uyu mugabo rero Imana iravuga ngo genda ufate uriya murima uwuhinge. Mugabo aragenda aravuga ati uriya murima wananiye abantu bose, jyewe ni umuta umwanya. Hari abantu Imana ibwira gukora ibintu barangiza bakavuga ngo ni umuta umwanya. Ariko bakundwa bene data, icyo Imana iguhamagarira ishyira mu bikorwa, wikwita ku cyabaye mbere y'uko ugiye gukora icyo kintu, kuko hari imbaraga ziri kugendana nawe, hari umugisha uri kugendana nawe. Witinya, genda ubikore. Imana iraguhera umugisha kandi birahindura amateka yawe. Hari abantu benshi Imana ishobora kohereza mu kintu runaka bakavuga ngo iki ngiki gifite izi ngaruka izi n'izi. Imana iraguhamagarira kutagira logike muri wowe hejuru y'ibyo Imana ikubwiye, kuko izi ikiri gukore mu kanya. Wamenya ikiri gukore mu kanya wa muntu we. Wamenya ariya mafuku y'ubigenze gute kugira ngo weze imyaka yawe. Wamenya ariya maso ari kukureba Imana irayahumisha ute, wabibwirwa n'iki? Njya mbona abantu biganira ku bintu bitandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire ko n'ubwo bushobozi mubona mwebwe, ndagira ngo mbabwire ko n'ubwo bushobozi mufite mwebwe abakora ibyo byose byo guhinyura Imana cyangwa se byo kureba mu maso yanyu ibifatika ati nta bihari, mufite ikibazo. Kuko impamvu mufite icyo kibazo, ntabwo muramenya ibyo murimo n'uburyo muriho, aho bituruka ntabwo murahamenya. Niyo mpamvu mufite ibyo byose byo kwiganyira. Ahangaha hari ikintu tugomba kubonamo. Biragaragara ko impamvu ubona bariya abantu bari mu makuba ni uko hari ibisubizo byari bibari iruhande ariko batigeze bahagararamo. Hari abantu bamwe na bamwe b'abakobwa cyangwa b'abahungu, ubushake bw'Imana bugeraho bwo kubaka ingo baciye mu nzira runaka cyangwa se banyuze aha babonye kugira Imana bahuze n'abo bantu, n'abo bakobwa bahure n'abo bahungu, bakagira imbogamizi imwe yo kuvuga ngo uyu nguyu ameze gutya, ni umukene, ntacyo afite, nta kintu yangezaho. Ese umugabo Zakariya akimara guhuma byagenze gute? Yahumutse ati? Wambwira umuganga wamuhumuye? Hari abantu benshi Imana yagiye kuza n'ibiragi ngo bakore ubukwe, bakore amakwe. Ndumva ari umuntu umwe, nubwo mvuze benshi ngo ku isi hashobora kuba hari n'abandi, ariko umuntu umwe ndamuzi. Noneho mu gihe cyo gukora ubukwe, kwa kundi baba bari kwegura ngo yerekane umugeni uko azamura gutya,
wa mugeni nawe ahita abona, amaso ye ahita ahumuka. Bakundwa bene data, Imana iracyakora, Imana iracyafite imbaraga, ahubwo mwebwe murimo muragenda mumeze nk'abari kwitera inkokora ngo yegere iruhande rwanyu, yegere kure yanyu, ikabura ikorera bitewe n'uko muri kuyitera icyugazi. Mutange ubwisanzure ku Mana ibashe gukora icyo ishaka gukora. Ishaka gukora byinshi ariko mwe ntimushaka kubikora. Aha niho njya nkunda kubwira abantu mu kiganiro cyatambutse, narababwiye ngo niba Imana yishuriye ikintu mu iteraniro ku muntu uri aho ngaho muri iryo teraniro, ugategereza ngo uraza kubimubwira mu kanya, uzari icyo Imana iri bukore mu kanya. Kuki Imana ibihishuriye aho hantu kitabikweretse ukiri mu rugo cyangwa uri mu nzira uza, cyangwa wa muntu ari kuza bikubwira ati aya magambo ndayakubwiye arize naza ufata ukuboko umushyire ku ruhande. Ese Imana utekereza ko uwo mwanya ntawe ufite wo kukubwira gutyo? Niki gitumye kuyobora ako kanya kiza yicaye aho igahita ihishurira ibintu bye kugira ngo bimubwire? Kuki utabivuga? Ufite ikihe kibazo? Uzari icyo Imana iri bukore mu kanya. Utwo tuntu rero tw'udupoto mwashyiriyeho Imana nitwo turi gutuma Imana idakora ibintu bigari muri mwe. Imana itugirire neza. Uyu mugabo rero aragenda kundera, afata wa murima, agira umurima nawe aravuga ati uriya murima rero nta bantu bajya bawuhinga ngo beze, icyakora agenda uhinge, ubwo niweza nyine uzampa ubukode nta kibazo, ariko rwose genda wihingire, icyo nkubwiye wowe uri gusatira umwanya wo guhomba. Murima ntawuboneye ubuntu nawo kandi uyu mugabo nta kintu afite. Yesu atugirire neza. Urasabwa kugira amahoro muri wowe kugira ngo Imana ibashe kugufungurira amarembo, ibashe kukugeza aho ishaka kugera. Mukundwa mwene data, mugabo aragenda arahinga, amaze guhinga aho abandi barumvirizaga, Imana ihita ihahindura umugisha, abasha gusarura neza, ibintu bigenda neza. Gumana n'Imana, gumana n'umwami Imana, mugisha inama. Hari umurimo uri iruhande rwawe, hari ikintu kiri iruhande rwawe, hari ikintu gihishe muri wowe mu mubiri wawe, hari ikintu gihishwe kuri wowe. Uraza kubona icyo Imana igiye kugukorera. Umaze iminsi urwaye, bakunda kubabwira ibiganza by'iburyo, uyu munsi hari Imana irakubwira urutoki rumwe gusa, kozaho urwo rutoki, hari icyo uri buze kubona. Ariko abantu benshi barangamiye abaganga bakomeye, abantu benshi barangamiye akazi gakomeye, abantu benshi barangamiye akazi ka minisiteri gakomeye, amafaranga menshi. Nicyo bari gusenga Imana bayibaza. Ukwiye guhindura isengesho ukavuga ngo Mana twitware dute muri iki kibazo turimo kugira ngo tukivemo. Hari ibisubizo Imana byinshi yasize iruhande rwanyu, ariko kubera udupoto mwagiye mushyiriraho Imana, niyo mpamvu mutari kwakira ibisubizo byanyu. Uyu mugabo yaza gusenga akavuga ngo, uyu mugabo ni umunyacyangugu, yaza gusenga akavuga ngo Mana ndashaka ko uncira inzira ry'i Kigali njya gukorera amafaranga. Mbese uyu mugabo yari kuyabona akamumarira iki? Imana yari kumuha ku kazi pe, ariko yabaye umunyabwenge, ntabwo yigeze asengera icyo kintu, ahubwo yasenze Imana arengera ngo mbigenze gute. Imana nibwo kumurangira ati genda uhingurira murima. Uwo murima aragenda arawuhinga, areza, aragurisha, abona amafaranga, yishyura ya nka, yishyura buri kimwe cyose muri uwo murima gusa abandi bari baraburiyemo.
ufite ikihe kibazo ngo Kristo mwene data? Bakozi b'Imana mufite ikihe kibazo? Niki kiri gutuma mugoreka ubutumwa bwiza ngo muri kwirengagiza ngo batabafunga ibisengero bakoze mu kabyara? Ubwoko bw'Imana mwakangutse mukamenya imbaraga z'Imana. Imana itugirire neza. Arahinga areza, yishyura byose. Nta gitangaza kirimo tuvuze ku mugabo witwa Aburahamu. Uyu mugabo Aburahamu, Imana yaramubwiye ati rero genda ntambere umwana wawe igitambo cyo kotswa. Aburahamu ntumva ko Imana yamubwiye gutyo? Nta mwanya yari agifite wo kugisha inama ngo ndende abikora gute. We yahise avuga ati ndafata abagaragu ngomba kumujyana guhishwa, uyu mugore ntabimenye, ko nabimenye harabamo intambara. Ngo iyi imagination yanjye simubwiye ngo niko bimeze, ngo byari bimeze gutya, ni igitekerezo cyanjye njyewe nkanjye nyine, ntabwo ari igitekerezo cy'ijambo ry'Imana, ni igitekerezo cyanjye njyewe. Aragenda afata abagaragu, arangije afata inkwi azikorera umuhungu we, bakomeza urugendo. Uwamubazaga tugiye gutambira Imana igitambo. Umunsi umwe umwana aramubaza, ntekereza ko byarimo kumukanga, Imana yarimo kumukomanga umutima we waze gusenga Imana, ayibaza ati ndabigenza gute? Ikikwereka ko amaso ya Aburahamu yari yamaze kuguma nuko yajyanye wa mwana akarinde yamugeza ku gitambo akamuboha agiye kumusogota. Nibwo Imana noneho yavuze ati uyu muntu ntabwo arimo kubona intama iri iruhande rwe yo gutamba igitambo, harageze ko mucanira umucyo mwinshi kugira ngo abashe kubona iyi ntama. Iyaba nayo masengesho ugiyemo ni wenda ari Imana yakubwiye ngo uyasenge, yari gukoresha umucyo mwinshi akakwereka cya kintu kiri iruhande rwawe. Ariko kubera ko ayo masengesho atari Imana yakubwiye ngo uyasenge, uko yasenga ku giti cyawe, hari ibintu Imana yashyize iruhande rwawe mwene data. Ntabwo yakubwiye ngo usengere icyo kibazo cyawe, ni wewe wabonye kikuremereye utangira kugisengera. None Imana izana igisubizo igishyira iruhande rwawe, hafi yawe, aho uri burambure ukuboko ugahita ugisingira. Ariko bitewe n'uko amaso yawe hari n'indahugiyemo, cya gisubizo ntabwo urimo kukibona, urimo uratakaza umwanya. Satani arimo aragenda gushushanya, gushukashuka, kuko we arimo arabona cya gisubizo, ariko wowe urimo urasisimba, ntabwo uri kukibona. Ushobora kuvuga ati ushyira mu bwenge bwawe ukavuga ati ibyo ntabwo bibaho, ni gute ikintu kiri iruhande rwanjye ntakibona? Ndakubwira ko Isiraheli igihe bari bari mu butayu, bizengurutseho mu butayu bamaze gucumura ku Uwiteka, barakomeza barazenguruka bagaruka aho bavuye. Kuki ibyo byabayeho? Gisha inama Imana utarazenguruka inshuro nyinshi mu butayu, ufata igisubizo cyawe hakiri kare. Gisha inama Imana utararemererwa n'iri zuba riri mu butayu, igisubizo cyawe cyaje kare. Mu Kristo mwene data, tuza ugisha inama Imana kugira ngo ufate kiriya gisubizo cyawe kiri iruhande rwawe. Umuyaga uraza kuguhitana bitewe n'uko igisubizo cyawe wanze kucyakira kugira ngo kibashe kugufasha gutambuka imbere.
ariko bitewe n'uko urangaye ntabwo ufata cya gisubizo kugira ngo kigufashe gutambuka imbere. Igisubizo kigiye kukubera umwambaro. Egera Imana yigisha inama kugira ngo ubashe kumenya icyo gisubizo cyawe. Wirangarira ibifatika, wishaka kurwana n'Imana, guhangana n'Imana kubera yabwiye gutya, ugomba kugenda gutya. Imana irakora, Imana irarema, na n'uyu mwanya iracyakora. Ishobora kukubwira ikintu kandi ikagihindura. Ugiye kubwira mbese yabihinduye ite? Umunsi umwe umugabo witwa Yona yamutumye kuvuma kubwira Nineve ko mu minsi 40 hari burimbuke. Ariko Nineve babyakirana umutima uciye bugufi, umutima w'ubwoba, barihana. Ariko Abasodomu bananirwa kwihana, irabarimbura nk'uko yari yabivuze. Imana rero ntabwo kuba yavuze ko iri burimbura abantu, ariko igenda ngo ntibarimbura kuko hari igihe bahinduka bakagira n'amasezerano mashyashya n'Imana, Imana ikareka ibyo yari yabagambiriyemo. Tegereza kugira ngo wakire igisubizo cyawe. Uyu Aburahamu rero asanga igisubizo cyari kiri hafi y'iruhande rwe. Hari intama, si ngombwa ko atamba umwana we kuko hari intama iri iruhande rwe agomba gutamba. Umutima we wasabwaga koko kugenda akagaragariza Imana ko yaragaye, ariko hari intama iri iruhande rwawe kugira ngo ujye kuyitanga, aho gutanga umwana wawe. Urimo uratakaza bwa bushobozi, bya mbaraga Imana yari igiye gukoresha, urimo urazitakaza. Satani arimo aragutega. Bapfumu twigeze kubagereranya n'abapfumu bo mu rusengero, barimo baratwara za mbaraga zabo ngo bagusengere, baguheshe bya bindi. Barimo barabibona, ariko wowe ntabwo uri kubibona kuko urabarangariye. Duha amafaranga. Niba urugero, niba Imana yateganyije ko 1000 uri bushore mu kurangura umuneke umwe, ukawushyira ku isanduku ukagenda uwucuruza abantu bawugura, ariko ubwenge Imana ishaka kuguha kugira ngo cya 1000 kikuzamure. B'ikintu barakora, baraza bakubwira ati duhereze 1000 kugira ngo tugusengere, tubashe kuguhesha ibyawe wabuze. Cya 1000 numara kukibaha, bari bizeye neza ko ya mahirwe yawe ugiye kuyatakaza, kuko cya 1000 wari kugura wamuneke kugira ngo ujye kuwucuruza, wamaze kugitanga, nta kintu usigaranye. Bene data, mube maso, mube imbere y'Imana ariko muri maso. Mureke kuba imbere y'Imana musinziriye, mureke kuba imbere y'Imana murangaye, kubera ko ubwo burangare bwanyu bugiye gutuma mutakaza icyo mwarimu, icyari kubateza imbere, icyo Imana yari yateguye kukibagirira umumaro. Niyo mpamvu Satani yabateze icyo kintu kugira ngo mubashe gusohora, mubashe gutakaza cya kindi cyari kigiye guhinduka umugisha. Imana itugirire neza. Bakundwa bene data, mube maso cyane, mukomeze mugisha inama Imana tubigenze dute. Hano ndabona ntarabona igisubizo cy'ukuntu nabigenza. Ese ko numva nanijwe n'umubiri cyane, ndabigenza nte? Mana, ndabigenza nte? Ufite ikibazo cy'umubiri, telefone umuntu runaka umubwire icyo kibazo ufite, niwe nateguye kukugaburira. Hari abakecuru b'isarifati Imana yateguye, ariko ntabwo wabwirwa n'iki se? Hari utugezi tw'ikereti Imana yateguye ngo ujye kuryamaho, ariko wabwirwa n'iki se? Mu gihe ugitegereje igisubizo cyawe cya nyacyo, wabwirwa n'iki? Yesu atugirire neza.
urimo urasenga ariko ntushaka kugisha inama Imana, ahubwo urimo urayitegeka kora ibi, kora ibi, gisha inama Imana kugira ngo ubashe kumenya icyo gukora. Mana tugirire neza. Mana kurindira ubugingo bwene data, kubera igihe dufite cyangwa se tuba turi kugira ngo ama interineti yawe udashira utarumva icyo dushaka kukubwira, reka dusubikira. Gusa icyo twari dushaka kukubwira ni iki ngiki ugomba kumenya, ngo ugitangira gusenga Imana yazanye igisubizo cyawe gishyira iruhande rwawe. Wirangarire udupuwe uri gushyiriraho Imana, kuko tuba dupuwe uri gushyiriraho Imana tugiye gutuma cya gisubizo cyawe utacyakira, kubera ko uracyarangaye. Mana irashaka kugira ngo ci iburyo cyangwa ci ibumoso urahura n'igisubizo cyawe, ko ntabwo ushaka kwegera Imana ngo ukubwire inama icyo gisubizo cyawe kiri. Yesu atugirire neza. Buriya bari abantu bari mu nyanja, Petero bari kuroba, ngo bakesheje ijoro ryose nta kintu bafashe, baritaye. Barangije bakira umwami Yesu, bamuha ikaze mu bwato bwabo, atangira kubwiririza mu bwato bwabo. Yatsuye ubwato ho gatoya kugira ngo ijwi ribashe kugera ku bantu benshi. Yegera mu mazi hirya, arangije atangira kubwiriza ari mu bwato, ahagaze mu bwato, kubera ko abantu benshi babyiganiraga hari y'amajwi. Noneho bigatuma uzarebe nk'abantu bafite insengero zifite amabafure, muzafate urugero mutereke ibafu imbere. Ugenda nakoze nagiye mbibona kenshi, iyo bafure abantu bayihagaze imbere ntabwo ijwi ribasha gutambuka ngo rigere kuri bariya b'inyuma baryumve neza, kuko abantu bahagaze, ariko iyo bahavuye rya jwi riratambuka. Yesu rero nawe yegera mu bwato, aragenda yigira hirya ho gato, kuko abantu batari gukandagira mu mazi ngo baze bamusanga kandi ari mu bwato bo bataburimo. Petero rero Yesu arongera arababwira ngo egeza ubwato bwawe muhengere, mwongere muguhe na bagenzi bawe, mwongere murobe. Baramubwira ati twakesheje ijoro turoba ntacyo twafashe, kuri aya manywa nibwo turabona icyo dufata. Ariko Petero aravuga ati ariko ubundi ko twakesheje ijoro turoba ntitugire icyo dufata, n'iri joro tukaba turi burobe ntitugire icyo dufata, kumwemeza ko turi abantu b'abahanga twabuze ikintu bitutwara umwanya mpuzeshaka. Baragashya begera hirya imuhengeri, bajugunya urushundura, biranga. Avuga ati ese nuko mwarobaga? Yesu yabonaga icyo Imana yateretse iruhande rwabo, hariya iruhande rw'ubwato bwabo, ariko bo batigeze babona. Yesu yarakibonaga, niyo mpamvu yababwiye ngo noneho ubwo mwanyemereye nimwigize imuhengeri, bashuriraho igisubizo cyane cyari kiri. Arababwira ngo noneho mutere urushundura hano, n'igisubizo cyanyu kiri. Mutere urushundura hano, inshundura murazifite, ubwato murabufite, ntacyo mwabuze, ariko igisubizo cyanyu mwakibuze kubera ko hari ibindi murangamiye. Jugunya urushundura hano, hari icyo uri bufate. Jugunya urushundura muri uriya murima wananiranye, hari icyo uri bufate. Jugunya urushundura kuri iki gihumbi cyawe ujya kugura umuneke, hari icyo uri bufate. Genda urangure uruboga rwa 200, hari icyo uri bufate. Hari ikintu ngenda kereye iruhande rwawe, ariko uri kujya kurangura urwo ruboga kandi Imana yateganyije imineke. Uri kujya kurangura ibishyimbo, uteke cya kilo cy'ibishyimbo utangire ukigurishe kwa kundi babigurisha, ariko ntabwo uzi niba ari cyo kuko Imana yashatse gukora. Turabashimiye, mube maso, mugishe inama Imana.
ibereka aho kurobera urushundura rwanyu kugira ngo mugire icyo mufata. Ibereka igisubizo cyanyu aho kiri. Igisubizo cyanyu ndakibona kiri iruhande rwawe, ariko kubera kurangaye ntabwo ushaka kwegera Imana ngo kumurikire ubashe kubona cya gisubizo cyawe. Uri mu mwijima, igisubizo cyawe giteretse iruhande rwawe, ariko urimo urakinyuraho, ugasohoka ukanyura hariya, ukongera ukanyura hariya, ukibwira ko igisubizo cyawe kiri mu nguni, nyamara atari Imana yagishyize mu nguni. Aho ubwenge bwawe buri, birashoboka ko atari igisubizo cyawe yagishyize. Egera Imana yigisha inama ikurangira igisubizo cyawe yagishyize. Niyo ifite ubwo bushobozi bwo kukurangira, nta wundi ufite ubushobozi bwo kukurangira. Gumana n'Imana kugira ngo ikurangire igisubizo cyawe yagishyize. Turabashimiye bakundwa bene data, kandi Imana ibaha umugisha utagabanyije kubw'uyu mwanya mufashe wo kudukurikirana.